kurota imbeba. Imbeba urayizi? Imbeba izi ngizi tubona mu nzu. Izi imbeba ziriya ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gukena. Wayibona mu nzu, wayibona igenda, wayirotira imbere yawe, igihe cyose utaroshe uyica. Ikakwihisha mu nzu yawe, ukabona iraseseye munsi y'igitanda cyangwa igiye muri parafo cyangwa yinjiye mu mwobo urayibuze. Biravuze ngo uriho umwuka wo kugiye gukena mu minsi iri imbere. Kabiri nicyo twita cockroach cyangwa inyenzi. Utungutu dutoya two mu nzu cyangwa ibinini tuba binini ibyo byose ari binini, ubu buto hari n'ibinini bingana kuri iyi. Bona ko uzatinya uzikinyenzi datinya n'ubushyuhe. Kandi byara vuba mu buryo budasanzwe. Irororoka mu rwego rwo hejuru. Kandi ugasanga mu biryo yaguyemo, ahantu hose yaguyemo, mu gitanda yaguyemo, igatera amagi, waba wica abashyitsi bazwi na kigutambutse imbere kirukanka kikagukoza isoni. Hariho n'abapfundikira inkono nawe bagasanga byagezemo. Kandi supposed kubimena ni ukurota ukora transaction ugakanguka itarangiye. Tuvuge niba ugiye kugura ibintu ugatangira ukishyura kuri momo, ugatwanka utararangiza kuza transaction yawe. Cyangwa se wajya kwishyura ahantu wahashye ibintu ukanguka utarabyishyura. Ikintu cyitwa ubukene buremereye. Umuntu udukurikiye kumwe bw'abera ministries aherereye hose yitondere kino kintu. Iki kintu nacyo cyerekana ko ubukene bugiye kuza ku buzima bwawe mu buryo bukomeye. Nabanza amenye ko yarose ko Imana imukunda. Iyo yamuburiye. Muburo w'Imana yopfusha ubusa. Iki tuwe tukora amasengesho. Sibyo? Uhita usenga. Ariko mbere y'uko usenga, ibyo utumvise uhamagara wahaye iyo mpano akagusobanurira. Ushobora kurota imbeba iri mu kigega, iri mu ikofi, iri mu biratandukanye. Ushobora kurota ikintu kiri ahantu gutya ariko ntumenye icyo kintu akaba yacyumvise. Wamaze akugira inama. Umba gusenga hagati y'iminsi 2 n'iminsi 3, wakuza utakwiriza, it depend n'uburwayi bwawe nuko wumva ukwiye kubohoka muri ibyo bintu. Icya kabiri, cya gatatu kegera umushumba akagufasha mu bindi bintu bya deliverance. Ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze wowe ukurikiye ubumwe bw'abera ministries. Imana iguhe umugisha cyane, turabakunda cyane, niyo mpamvu ibyo dukora tubikorera mwebwe, kandi no kugira ngo tuzabone ijuru tutaguwe isari. Turakomeje rero ku bumwe bw'abera ministries, tugeze mu cyumweru n'ubundi nicyo twari turimo, ariko abantu bakomeje kubitwandikira ari benshi, niyo mpamvu umushumba nongeye kumugarura nkuko asanzwe adufasha n'ubundi ibyerekeye inzozi. Inzozi ni kimwe mu bintu bikomeye kandi bikaba izingiro ryo kukwereka ko hari ikibazo cyawe mu buzima bwawe, mu bugingo ndetse no ku mubiri. Mushumba karame ikaze. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kunyakira kumwe bw'abera ministries. Aha amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka, byagukundira ugahindura n'ubw'abandi. Cyane cyane ko abantu ntibahindurwa n'ibyo bahaye, bahindurwa n'amagambo meza ubabwiye kubakomeza. Imana iguhe umugisha. Wambaye neza cyane. Merci beaucoup. Imana iguhe umugisha wanyambitse. Imana imuhe umugisha cyane. Rero abantu b'Imana bundi bakomeje kwibaza ku kintu kimeze gutya. Wenda turaza kubijyamo nyuma yo gusenga, ariko ikintu cyitwa inzozi ni kimwe mu bintu abantu bakomeje kwibazaho. Warabibonye ko mu bantu batwandikiye ndetse n'abaduhamagara batanga ibitekerezo bavuga bati ibyo bintu mu bidusobanurire kuko biratuzengereje, biraturuhije, hakorwa iki? Reka dusenge tuze tubigena. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'ibyiringiro, Mana y'imbaraga, umucunguzi wacu, umukiza wacu, umwami w'amahoro, kandi Imana igikora natwe ku manywa na nijoro, ndagushimye cyane wowe unyemereye kugira ngo uyu munsi ngiye n'umugaragu wawe Jerry turi imbere y'ubwiza bwawe mwami, ko tubashe gusobanurira abera bawe duciye muri ubu buryo mwami bwa YouTube, kuko data hari inzira nyinshi ukoreramo kugira ngo abantu babohoke. Rero turagusabye kugira umwuka wawe wera bane natwe, imbaraga zisumba byose zituzeho mwami, ntabari nge, ntabari mwene data, ntabari nabumva umwami, umwuka wawe ugenda utuzeho cyane kugira ngo uza kumva kino kiganiro umutima unezerwe, kandi Mana turushaho guhishurirwa imigambi ya Satani no kuyisenya. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu,
ukomeze kudufasha bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane mushumba. Tudatinze nagira ngo twibutse abantu yuko inzozi ni kimwe mu gikoresho Imana ishobora kunyuzamo ikwereka ubuzima bwawe, ibigenda neza, ibitagenda neza, ibizakubaho, ibyo ugomba kwirinda, ariko na Satani ashobora kuhakoresha. Mushumba rero umwe mu bantu batwandikiye yaragize ati ni izihe nzozi zakwereka ko ugiye kuba umukene? Urakoze. Mbere yuko nsubiza ikibazo cy'umuvandimwe cyangwa ikibazo cy'uwanditse, nk'uko umaze gukora iyo samari, Imana iguhe umugisha. Ubundi inzozi ni iki? Ni igihe abantu baryamye bashyizweyo, umuntu udafite bya bitotsi biri deep. Ubundi nta muntu urota yicaye, uzagomba kuba uryamye, kuko yavuze ngo nzabasura nijoro bashyizweyo, nubwo batabyumva kuyo mpamye ibyo nikije kuri bo. So rero inzozi ni ubuhanuzi bwihariye Imana ibwira buri muntu ku giti cye. Abantu bose bahawe kurota, bose abumva upfa kuba ari umuntu waremwe, ariko bose ntibaye kuzisobanukirwa. Ikindi abantu benshi inzozi bafata nk'ibintu bisanzwe, ariko bakisanga byabagezeho. Ubundi akenshi inzozi ziri mu bwoko butandukanye. Hari inzozi ziburira abantu, hari inzozi zikubwira ngo ihane, hari n'inzozi zikubwira ngo imbere witonde, gira ibintu ukosora, hari n'inzozi ziguha amasezerano zikubwira ngo ugiye kuba uyu n'uyu, ari mpamvu tuzagenda tubisobanura. Nubwo umuntu atubajije ku by'ubukene tuzaganira no ku bindi. So rero abantu bose bahawe impano yo kurota. Wari uzi ko n'abapfumu barota, n'abadasenga bararota, kuko nta muntu Imana aremye yo kujugunywa burya. Ikindi cya kabiri, hari abantu bajya babeshya ngo ni inzozi z'imiruho. Aho ntabwo yabisobanukiwe. Ahubwo ikibazo yarose ariko ntazi neza ngo yarose ibiki. Rero hari abahawe gusobanura inzozi, uwo nguwo uramuhamagara, nubwo wabona icyatsi kiguye hasi, baza mugenzi wawe, baza ubishinzwe ubishoboye, binabonye ni ibiki. We kuko afite iyo mpano yo guso, ese nkubwiza ukuri, turimo tuganira ko ninjire muri ibyo bintu kugira ngo nkomeze n'abantu batajya babyumva. Urebye nko kuvuga ngo Nebukadineza yarose ishusho, ngo umutwe ari zahabu, ndari igihimba ari ibi n'ibi n'iki, ngo arahitegereza kugira ibuye ryarimbutse rikaza rigakubita ryabuye. Ubyumvise ntiwagira ngo ni kushimare, hakwamenye ibyo ari byo. Ati ngewe narose mbona igiti giciwe, ati bakizirikaho ikamba, ntiyabyumvise. Akubita imyaka 7 yasohotse mu bwami bwe, ntamenye aho yanyuze. So nuvuga ngo hari ibintu ubona rimwe ukabyita imiruho, ubundi ukabyita iki, ariko no please ntihakagire usuzugura imvugo y'Imana, ko cyane inzozi n'indoto biri bisobanura inshuro zirenga 80 ha mu isezerano rya kera, habe mu isezerano rishya. So rero kurota ni ijwi ry'Imana rikomeye, kuko Imana ishobora kubikubwira muryamanye n'umuntu we ntamenye icyo warose utamurotoreye. Undi mwuka bari Yosefu ari muri gereza, ngo yarose umubaro abantu bagaba barateye icyarimwe, ngo mwarota yikoreye umutsima, ngo ibisiga biwumuriraho. Undi yarota arimo azirika vina, amati wo mitsima yakuri ejo bazawukuraho umutwe, ntabwo yari kubyumva. So rero nta nzozi yo kujugunywa, yo kwirengagizwa. Icyo ari cyose kikuza ugomba kubaza Imana, Imana iguhe umugisha. Iyo nkuri iyo ntuze abantu bayumva iyo samari. Kandi nicyo umwe bw'abera ministries ubereyeho. Hari n'abandi bashumba benshi bazi bisobanura, ariko wahisemo kuba mu umwe bw'abera ministries, ndahari kumufasha cyane n'abahamagara barabizi. Iyo mbonye time ndabasubiza. Arabaca mu gikari, ngira ngo tuzashyira hiriya link njya nohereza yitwa ku bumwe bw'abera ministries group. Umuntu ahite yinjiramo, nkahita mwotoriza kugira ngo abashe kumva ibirambuye, kandi n'urubuguzamo washaka ukanagenda. Twe nta muntu dufunga ngo oya, nta mpamvu. Ntabwo ari urubuga rwa social ngo turitangisha, oya. Ngiye imbuga zanjye zose ntabwo tujya twitangisha burya. Yaba no kuri bajya mazadubiza twitangisha, ntabwo ari social noya, no kugira ngo umuntu asobanukirwe gusenga ugende byo kuvuga ngo twagize uyu, ntabwo twanga gufasha, gusa dushobora gupostinga umuntu ngo yagize ibibazo, ubikena ace mu gikara agire gute, ariko kujya guteranya. So rero urakoze cyane abadukukira kuri urubaje ikibazo kiza cyane cyitwa ngo inzozi zerekana ko ugiye gukena mu buryo bukomeye. Ndagira abantu baganiriza kino kintu bacyumve. Icyambere na mbere ni ukurota imbeba. Imbeba izi ngizi tubona mu nzu, izi mbeba ziriya ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gukena. Wayibona mu nzu, wayibona igenda, wayirotira imbere yawe, igihe cyose utaroshe uyica.
ikakwihisha mu nzu yawe ukabona iraseseye munsi y'igitanda cyangwa igiye muri purafo cyangwa yinjiye mu mwobo urayibuze, biravuze ngo uriho umwuka wo kugiye gukena mu minsi iri imbere, ushobora guhomba, kwirukanwa ku kazi, kwibwa n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Iyo ni impamvu ya mbere y'imbeba, sinzi niba uri kuyumva. Nayumvise imbeba. Sinacyo wayimbaza ariko ni icyo kintu uko burya. Kuki imbeba kuko tujya tubona mu mwuka buri hari ibikoko bifite cyangwa inyamaswa zifite icyo zisobanura mu mwuka. Imbeba mu mwuka isobanura ko ugiye kwinjira mu bukene. Uvuga ngo Imana irakwereka ngo bamaso, senga cyane, ubukene bugiye kwinjira mu rugo rwawe. Kuko burya imbeba ishobora kuza, buzara imbeba ntishobora kuza ngo itware umwenda wawe, ahubwo iburyaho. Kandi urya ahantu nyine abantu babona ahantu utadoda ku buryo uhita ujugunye. N'inoti rya hagati, ikintu cyose ikashyira ku ruhande, bayita ishomba byuma ngo ikajya muri wamwo bikarigita. Rero igihe urose uyibona mu iduka ryawe, igihe urose uyibona mu modoka yawe, aho wayibona hose kandi ntubashe kuyica, icya kabiri kakwihishwa buri ahantu irengeye, menya neza ko ewana biragusaba guhaguruka ugasenga Imana ukagira imbaraga, kuko icyo kintu cyitwa ngo ubukene buje bwirukanka imbere yawe. Akarya jambo ngo ubwoko bwanjye bupfuye kubera kutamenya. Akayibona ntabyumve, akayibona mu iduka akumva nibisanzwe, akayibona ahantu akumva nibisanzwe, akayibona ariko imbeba iri mu bintu byerekana ko ubukene buri ngo bukomanga ku rugi, uvuga ngo ndaje. Yego. Cyo wacyumvise buri. Cyandagisobanukiwe. Imbeba n'umundi garagara nk'umwuka muri Bibiliya. Roswa rero ngo imbeba abantu benshi barayirota ntibabyumve, ubundi kabona yinjiye mu buriri kaca munsi y'igitanda, none ugasanga abantu bayifashe nk'ibisanzwe. Noneho bikaba agahinda iyo iburiye mu nzu wawe cyangwa ikaburira mu iduka yawe, ubwo ni mu mutungo wawe, cyangwa ikaburira mu modoka wari urimo, cyangwa ikaburira ahantu wari warahunitse ibintu. Biba bivuze ngo umwuka umubi cyane w'ubukene uje ugusatira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nicyo twita cockroach cyangwa inyenzi. Utungutu dutoya two mu nzu cyangwa ibinini ibyo byose ari binye, ubu buto hari n'ibinini bingana kuriya. Bona ko uzatinya, uziko inyenzi idatinya n'ubushyuhe, kandi byara vuba mu buryo budasanzwe, irororoka mu rwego rwo hejuru. Kandi ugasanga mu biryo yaguyemo, ahantu hose yaguyemo, mu gitanda yaguyemo, igatera amagi, mbega waba wica abashyitsi bazwi nakigutambutse imbere kirukanka kikagukoza isoni. Hariho n'abapfundikira inkono nayo bagasanga byagezemo, kandi supposed kubimena. Yego. Kikagira nigeze kujya ahantu hari buvuge, nigeze kujya ahantu byari ndababara. Nigeze kujya ahantu abantu bagira niba ko barezwe ntago mbizi, baguhi basuka yikarabiramo, banarangiza bakayogerezamo ibyombo. Ubwo ni nka babandi bafata ya sabune babogesheje ibyombo bakanayijyana bakanayikaraba. Cyo gihe narabibonye nda ahantu hari buvuge mwivuga butumwa, none ubwabya peti biragiye, reka bantekera ibyo kurya. Nari ntarakora mari kuwa bandi. Yego, ako kantu bazanya ibase urakaraba. Indakaraba sohotse mbone kuyogerezamo ibyombo, apeti ishira, kuko nzi ko iby'iwacu bitahaba, kandi umuntu bikora rwose n'amakosa, n'isabune yoza ibyombo n'ijya muri dushe. Urana abantu barwara indwara nyinshi, no kuvuga ngo tujye tunahugura abantu babimenye ibintu byinshi. Hano ni ku ishuri ry'umwuka no ku mubiri. Iyo sabune ntabwo igomba gufura imyenda, nimba ari y'ibyombo ni ibyombo, ntijya muri dushe, ntabwo ikora ku myenda. Ikindi kintu barwara akagira ibibazo, ikindi kintu nabonye abantu batajya banasobanukirwa, aho kugira ngo ujye kogereza mu ibase, fazara ugereza mu isafuriya, biraruta. Ariko ikintu cyose uzarebe umuntu yakarabye, hari ukuntu mwibase abogera mu ibase gutya, babona hari ikintu cy'umuzenguruko cy'umweru, ziriya ziba ari imbyiro burya cyane. Babogerejemo, barangije nafashe isahani, ndapfuye noneho baranayigira gutya, barangije bangaburira. Mvuye i Kigali, n'ubundi nari ndi i Kigali, tabyita mu Nyacyaro, hari abantu bataramenya amateka y'isuku, kandi nkubwiza ukuri buri ikintu kinyura hano fo ko umuntu akitondera. Yego. Ntacyo ndi buvuge.
ko wari warangirije gukaraba ubwo bazanye amazi ugakaraba igare ko wemeye kuri burya narakarabye ariko numenya no kubera bakumva ngomba kubyihanganira ngo ni ntaha ariko ndamiragura utunini ubundi abantu benshi mu buzima iyo ugiye hano mu byaro aho utizeye hari utunini ugomba kwitwara kugira ngo wice za mikorobe zije mu buzima bwawe kandi nibisanzwe iyo umuntu atakurinze uririnda kandi ukabikora mu kinyabupfura cyane nta ushakurije kandi ugatuza noneho ngiye kurya ibishyimbo bihiye ngikata ubugari mitambo n'inyenzi yaguyemo yahiye yaguye mu bugari mu bishyimbo bayitekanye byose karagenda gasa n'ibishyimbo kaba gasa n'ibishyimbo turaseka ariko birababaje ndaceceka nibaza reaction ndi bukore nibaza icyo ndi bugire gute icyo nakoze nafashe bwa bugari nyikuraho ncecetse kira ku ruhande nzingiramo ndatuza ntidumva agiye kurya isosi bidakunda ngiye kurira ubugari aho ngaho ariko nabwo ndibuka yaba se ndibuka iki byose ndabona so numva inyenzi rero twashaka gusobanura urumva yagwa mu biryo yagwa mu jyamo irororoka yiruka nayo uyibonye ni ikimenyetso cyerekana ko ubukene burimwo buvuza ubuhuha kabone nubwo waba utunze ijipe gute mu kanya irajya muri cyamunara kabone nubwo wubatse inzu ya etaje hari ukuntu iri buvuye mu biganza byawe bisaba ko ugomba guhagamya ngo reka ibintu ndwane nabyo rero wa mukene udafite ikintu afite n'abakabirota nuvuga ngo noneho we agiye kunywana n'ubukene kandi ntacyo batakoze urumva iyo nyenzi nayigusobanuriye buriya inyenzi nayumvise tuboneho kubwira abantu badukwiye umwe bwabera nyabuneka please basukarabiramo ntiyogerezwa nk'ibyombo isabune ukoresha ibyombo ntibayifurisha ntago imesura ikindi cya kabiri nta nubwo bayikaraba ni ibyombo gusa kandi umenye ngo ubuzima bwacu baca mu kinyarwanda ngo amagara aramirwa ntamerwa amagara ntago bayatera muri jaride ngamere amagara kugira ngo aza nukumira nuvuga ngo uburyo iyi voie normale yacu iyo utarinze ngo we gushyiramo za microbe kandi ntago abantu bazi ko umuntu afite mvuga ngo nubwo yaba ari ibyawe no naho ubwaho ushobora kwiyanduza ubwo nese ngo singewe se hari ikibazo no ariko uruhu rwawe ntago ari mu gifu cyawe kabuyoka bwabo ki bwose mikorobe ziri inyuma so rero iyo ubonye inyenzi mu kabati mu myenda ahantu hose burizi ko ijyanduza n'ibintu nayo uyirose ukayibona please menya ngo ubukene buri gukomanga icyo wacyumvise ikintu cya gatatu cyerekana ko ubukene bukuri hafi bukomanga kurota utoragura ibiceri ariko bitondetse ku murongo ntabwo biri eparupiye mu Gifaransa ntago binyanyagiye ahubwo bisa nk'ibitondetse ugenda utoragura ariko bitondetse ku line yego kuba bitoragura biri eparupiye nta kibazo nabyo ntago ari bibi cyane ariko kuba bisa nk'ibiri kuri line just bitondetse umurongo ndabyumva umuntu urota atoraguce ko bisa nk'ibiri ku murongo bikurikirana nawo muntu agomba kwitonda ndetse akamenya ko ubukene burimo budodora ku rugo rwe kandi akwiye kugira ikintu akora tuza kubabwira nyuma yego ikintu cya kane ni ukurota ukora transaction ugakanguka itarangiye tuvuge niba ugiye kugura ibintu yego ugatangira ukishyura kuri momo ugahita utararangiza kuza transaction yawe yego cyangwa se wajya kwishyura ahantu wahashye ibintu ukanguka utarabyishyura cyangwa umuntu yakohereza amafaranga akaza atarakora transaction ngirangire muri make kuba ugiye kwishyura ariko ugakanguka utabirangije bivuze ngo nta sezerano rizasohora ikintu cyose kizakugora n'ibintu bizakurushya kandi koko kikakerekana ko ari ubukene kuko urumva already ngiye ushobora gukora ntuze nka koherereza connection y'umugisha wawe ihise icika kuko ntibinakunze ntunanishyuye uragira igisebo kuko wari uri muri transactions navuga ngo niba incomplete transaction navuga ngo ibintu watakizakwishyura birakunaniye bivuze ngo birahindutse cyangwa se wari uri mu transfer amafaranga kuri banke warangiza ugakanguka utabirangije ibyo nabyo bisobanura ngo please umugisha wari muribwa ikintu cyitwa ubukene buremereye umuntu udukurikiye kumwe bw'abera ministries aherereye hose yitondere kino kintu cyangwa uri kugura ibintu wajya gushyiraho karita ugakanguka nta code ushyizeho
ubukene cyangwa se ukabwira umuntu byose ni zimwe mu nzozi zerekana ko ubukene bwamaze gutega iyihuse ntabwo buteze ikamyo buteze indege kabisa aho ugomba kuba maso ugasenga Imana. hari n'uwavugaga ngo nakangutse ngo ndi kuyora amafaranga ngo nkanguka ngo ntararangiza kuyayora yose. uwo nawe yagiye ntacyo afite ahubwo yagombye kuyayora akayabika ngo nayabonaga ari menshi nkayayora ayora make ahita akanguka atarayafata yose. Kuyayora nibura agakanguka yamaze kuyabika nubwo ntayaba hari birumvikana ariko bisobanura ko uwo muntu ibintu byose bizamugora. Azajya kurangura ku biciro biri hejuru nabigeza mu iduka biciro bigwe hasi abura uko acuruza. Azarindira igihe bizongera kuzamuka kubundi kuranguye uhenzwe nawe ugomba gucuruza uhenze. Nese uzacuruza gute uhenze kandi uwo muturanye yararanguye nk'urugero nka buriya dusuppose ko isukari igura 500 yego ukayirangura arahigera n'urugero ngo haye wamara kugeza isukari mu rugo mu Rwanda ikabiramenetse ikagera ku cyatatu wabigenza gute? Uzafata yaranguye 7 ugicuza urayibika mu idepo ukajya kurangura yindi ugati bitazamutse aho hagati nyine wabayeho rero kugira urosio in utuje transactions ngo n'ubukene bukomeye. Ikindi navuga genda n'ibirenge gusa mu muhanda izo nzozi aba bantu bazigeze ugenda n'ibirenge ntabwo ari inkweto ugenda n'ibirenge burya ubwo n'ubukene uzagutera no gukorwa n'isoni ku buryo umuryango wanyu ntawe uzaguha agaciro. Kugenda n'ibirenge nta nkweto wambaye nta n'amasogisi arimo ugenda ukakanguka uri mu rugo rugendo. Bivuze rero ngo nawe ba maso ubukene burimo burakomanga yumve ntabwo ari ukugenda n'amaguru utambaye inkweto cyangwa ukabona uri umugabo wambaye ikabutura cyangwa ari ingufiya cyangwa ukabona ari umugore yambaye imyenda itamukwiriye. Ubwo n'ubukene buzagutera n'ikimwaro mu bantu kuko burya hari ubukene bwawe ku giti cyawe ariko ari n'ubukene na rubanda bamenye. Yego ubwo rya deni nturyishyure kuri botike ntiwishyure kagenda ukwepa ugasanga nyine ura n'umuntu ntacyo uri bukore nta kuri bikemure icyo gihe bakuranga abana niba mu ishuri ryiza ugiye kubajyana mu rindi bisobanura ko nyine ni ubukene ariko bwagutera ikimwaro byagutera amadeni byagutera guseba kuba umuntu arota. Please nushaka ubugenda n'amaguru ariko wambaye inkweto ariko kurota ugenda n'ibirenge mu muhanda cyangwa mu kayira unyura ku bantu ukabona baranakureba cyangwa batanakureba wambaye ibirenge bisa uryamye uri mu nzozi neza cyerekana ubukene. Ibintu birakomeye tugomba kubyuyiga tukabyumva. Nabyumvise gusa ntarasoza tugikomeje ko shigaje nk'ibindi nka bitatu bimwe mu nzozi ibintu birose nta mpamvu yo kugira ubwoba ahubwo guhamagara abakurusha gusenga bagufasha bigakurwa. Nibyo nendaga kukubwira urangije kutubwira ibimenyetso. Ngo rero uyu muntu ubona arimo agenda n'amaguru muri karitsiye cyangwa mu muhanda n'ibirenge bisa buri atabuze inkweto ariko ari mu nzozi ntabwo ni ubukene. Ikindi nakubwira ni ukurota utwaye imodoka ariko wayatsa ntihaguruke. Hari abantu barota batwaye imodoka nta na perimi bagira batazi no gutwara rwose ariko wayatsa ntigire gute himoving ntigende kaguma aho ngaho kandi nta mpamvu yabyo. Kimwe nabyo bisobanura ngo kurya imodoka yenda abantu babyumve ntabwo isobanura urupfu. Imodoka isobanura iterambere. Ugeze murayakije iranze ntiva yiri habongereho kandi kuba wicaye muri bisi iri nk'abantu benshi cyane bayatsa ntihaguruke bivuze ngo ubukene ugiye kujyamo ntabwo bwihariye ahubwo ni ikibazo muri rusange ariko wowe bwa wiyakirije cyangwa uwo muntu ugiye gutwara akagushyira imbere akayatsa bikanga biravuze ngo niba ufite ubwenge nagira ikintu akujyana amafaranga uyamuha azakwambura kwinjiza mu bukene. Uri muri iyo bisi rero menya ngo icyo uri bukore rinda ibintu byawe ibyo wafashe uri kumwe nabyo rinda ko niba nk'urugero ubona uri muri bisi nini irahagaze biravuze ngo nure kuri ikintu kagiha abantu ntikizagaruka. Yego
uzabima uzagira ubwenge. Ntabwo bishoboka. Urumva rero kuba udrivinge ka ariko ntimuvinge ntiva hiri ntabwo ari byiza cyane. Ubwawe uyitwariye no uzabwizanira utwawe n'undi nawe ntazakugushamo uri mu modoka y'abantu benshi cyane nutirinda uzora n'ubwo bukene cyane cyane ku bushobozi bwa kugambanira bagukuza ku kazi bagutesha ikiraka cyawe baguhagurukira ibintu byose babikora mu buryo butari bwiza. Ikindi navuga ngo kwibona uri mu ishuri rya kera wizemo kera za primeri kavuga uti aha hantu narahize kandi ukibona muri iryo shuri nabyo ni ubukene. Ari primeri ari segonde memo na kaminuza pfa kuba warahize wararangiza gusa nkisanga ndi muri iyerika kandi hashize imyaka 3 ntaheruka, nkisanga ndi muri niraka hashize imyaka 7 ntaheruka, nkisangaho nize muri za gishamvu muri za 71. Iyo rose za nshuti za nshuti mwahiganye cyane cyane kuburi mu ishuri ho nibindi bindi birose mwiganye kera bigira guti iki kintu nacyo cyerekana ko ubukene bugiye kuza ku buzima kawe mu buryo bukomeye. Ikibanziriza se nkuvuga ngo icyo tugiye gucumbikiraho kugira ngo dutange n'inama ni ukuro tubona indogobe y'ingiyi. Indogobe se ntago yize? Ndayizi. Indogobe urayibona? Yego ifite kakantu ihora yikoreye imizigo. Ndayibona. Uzarebe irapakira burya. Indogobe kuko abantu bayitandukanye n'ishovari cyangwa byose ni bimwe. Ntago ari bimwe. Indogobe yo irikorera cyane. Imizigo itwara abantu. Ariko indogobe irikorera kandi indogobe burigira systeme ntiwayitwaza n'umwana wayo. Shukrani ya punda nitekera ngo reka tuvuge kuvuga ibintu twahire byinshi kurota mu buzima ubona indogobe nubwo habipake cyahitana pake bivuze ngo uriho umuzigo w'ubukene mu rwego rwo hejuru. Koko ni kanyamizigo pe indogobe irapakira. Uzakora uruhe bene wanyu hariya numara guhembwa buri cy'umushahara umaze nk'urugero nk'ubu ngo wabona nka miliyoni imwe n'urugero ngo haye ukumva na amafaranga barika ariko kigera mu ntoki ibibazo bigahita biyatwara. Nta nubwo binayatwara arahagera ukumva utubundi yereka kuza ko satani aracunga uko ubonye amafaranga bagahita ashora ikibazo kiruta amafaranga wabonye. Ukumva rero ubaye nk'uwangamiwe kubera iki kuko rero kurota ubona indogobe yabipakiye. Ako kantu uvuze kabaho urakabonye ariko yego kabona nka miliyoni imwe cyangwa 2 cyangwa se twe kuvuga miliyoni yenda abantu batwumva nabi amafaranga nashaka ubone n'ibihumbi 100 cyangwa nushaka ubone na 5 amafaranga wowe wumva yari kuba menshi yakugirira umumaro. Ega buriya haruvuga ati nge nagirwa umuntu na miliyoni 100 ubona ukasanga atunze izindi avuga ati nagirwa umuntu naye ariko hari nubona cya gihumbi akavuga umunsi ari buri agahura noneho n'ikibazo kirengeje igihumbi kandi mbere atakibonaga yabona ibihumbi 20 atireka nkore ngira icyo mpindura mu rungu uragasima nteremo bagahita barwarira icyarimwe abana kongera ugasubira inyuma kuko burya amafaranga agira agaciro kuri nyirayo uyakeneye. Burya amafaranga ni imibare bye n'imyaka burya ni imibare no kuvuga nenda beje ibi bintu birakomeye cyane. Urumva rero tugiye gusoza hangaha wa muntu nongere mbigarukeho haravuga ati nge mbonye igihumbi $100 hari abandi babakeneye na 500 ariko ya 500 bitewe n'ubuzima urimo nyine kandi akumva bayisatisfy aranyuzwe ageza mu ntoki akaza ibibazo bikubye amafaranga kumva buze n'icyo akora kandi ukabona iki kije ntawe uri bugicikire. Ngizo zimwe mu nzozi zerekana ko ubukene barimo buza bwiruka bwakugeze hafi. None se mushumba tugana ku musozo twumvisha ibi byose twumvishe izi nzozi zose zikwereka ko ugiye kujya muri danger y'ubukene cyangwa mu bukene bukabije. Imana yakuburiye ikweretse izo nzozi. Twebwe twabirose uyu wabirose akora iki kugira ngo ibyo bintu bitamugeraho mbese akumire? Icyambere nabanza amenye ko yarose ko Imana imukunda iyo yamuburiye. Muburo w'Imana yopfusha ubusa. Iki tuwe tukora amasengesho sibyo uhita usenga ariko mbere yuko usenga ibyo utumvise uhamagara wahaye iyo mpano akagusobanurira.
ushobora kurota imbeba iri mu kigega, iri mu ikofi, iri mu biratandukanye. Ushobora kurota ikintu kiri ahantu gutya ariko ntumenye icyo kintu akaba yacyumvise. Yego. Wamazwa akugira inama. Umba gusenga hagati y'iminsi 2 n'iminsi 3. Wakuza utakwiriza, it depend n'uburwayi bwawe nuko wumva ukwiye kubohoka muri ibyo bintu. Icya kabiri, icya gatatu, kegera umushumba akagufasha mu bindi bintu bya deliverance, kuko hari igihe usanga binakomoka kuri za karande ariko uba wanabura urushene rurerure. Urushene rurerure, kuko iyo umaze kubona ko ibikuriho ntaho bitandukaniye na bene wanyu, aho bitandukanye n'umuryango. Mushumba, wenda sinkunyuze mu ijambo, ariko iki kintu cy'inzozi ni ikintu gikomeye abantu batajya baha agaciro. Hari n'ubirota nk'uko nguko wari ubivuze, akumva ni akantu gasanzwe, kuko hari tumwe mu twuvuze nkumva hari aho nagiye mpurira natwo abantu babivuga, ariko kumva ni ibintu bisanzwe. Ntumenye ko ari ikintu gibumbatiye iterambere ry'ubuzima bwawe cyangwa n'abawe n'umuryango wawe. Ikindi dukwiye kumenya, nurota inzozi ukabona ntikuvuye mu mutima, jya ugira ubwoba. Aho uri hose iri kugaruka. Cya kabiri, kurota inzozi ukazibagirwa, uzamenye ko uhuye n'akaga. Satani naho yoparetingira ko kwibagiza inzozi warose, kuko nuzibagirwa ntubaza kumenya icyo Imana ashatse kukubwira cyangwa kukuburira. Cya gatatu, iyo zisubira mu bavuze ngo please ishyiraho imbaraga. Hari ziza at once zikagenda ukazizirikana, hari n'izo usenga zikakanagaruka. Ikindi abantu kwiye kumenya, inzozi zose urose mbere ya saa sita ziba zivuga y'ijoro gusubiza hejuru, ziba zivuga bitandukanye na nyuma ya saa sita na saa 9 mu gitondo. Aho naho tuzahagera uburyo Satani operating. So nuvuga ngo agukuramo za nzozi kugira ngo utabona umwanya wo gusengera. Ngira ngo abadukurikiye umwe bwabera bakwandika muri comment, hari igihe urota ibintu ugashituka byakubayeho, sibyo? Agataza amahirwe nicyo yakora, umuntu agahamagara tukamufasha mu isengesho. Nani gusenga twamugira inama, ubukeneye umukozi w'Imana, umuhanuzi wagufasha akakubwira n'ibindi ntabashe kuvuga. Ikindi burya ugomba gucunga muri ibyo bintu tumaze by'inyatsi. Ntacyo nasezerana Imana singikore, nta mihigo nahize sinyisohoze, sinagambiriye ko nzafasha umuntu simufashe, sinagambiriye ko nza kujya singikore. Muri make biba bisaba ngo usobanuze umukozi w'Imana arebe ikibishamikiye, noneho akufashe gusenga unabohoke. Ubumwe bw'abera icyo bubereho ni ukuvuga bimwe muri bikeya by'incamake, ariko ushaka ibindi bisobanuro ujya muri comment ukatwandikira tukagufasha. Mushumba arahari kudufasha. Mushumba, nimba nta kindi wadusorezaho? Nta kindi, ni ibingibi tuzakomeza umunsi w'ejo, ariko abantu bashoboye kuzumva. Kandi mwe kugira ubwoba nshuti zanjye, kuba ubirose wibyita ngo toka cyangwa narose nabi, nta kibazo. Cy'ingenzi nuko warose, aho kugira ngo bikubeho wabirota ukirinda. So rero bitera Imana agahinda kuba yakuburiye bikagusohoraho kandi yaraguhaye mu nsengero abanyabwenge n'abandi bantu bazi gusenga. So rero wahamagara undi mushumba, wahamagara undi ubonye, natwe baduhamagara, you are welcome, turabakire mu izina rya Yesu. Mushumba, urakoze cyane. N'abantu bose bari badukurikiye, ndizera ko hari ikintu basobanukiwe, kuko nanjye hari ibyo ndi kugenda nsobanukirwa ntarinzi. Rero nimba ugize ikibazo cyangwa hari inzozi warose, uburyo bwo kutwandikira hariho nimero watwandikira, turi buze gupiningaho WhatsApp group. Ni ya buri muntu wese, waza ugasobanuza ukongera ukisubira muri gahunda zawe, nta kibazo. Mushumba, ndagushimiye, duhesha umugisha n'isengesho. Kuko urabona ubundi hari nongere mubwira abankurikira bari i Burundi bari no mu Rwanda hose, hari umuntu unyandikira inzozi, noneho nareba ngasaba kumusubiza kuri YouTube, ngasanga bishobora kwafekita ubuzima bwe, kuko hari abantu bamuzi watabazi. Aho rero hari igihe nifata simbasubize, kuko mba mbona ko nimvuga ibintu ibyo ari byo nshobora kumushyira muri danger atabizi. Bagiye baza impamvu ntasubiza kuri buriya buryo. Oya, birumvikana. Nimba umuntu ashaka gusobanuza byimbitse ace mu kiganiro. Hari izo wasubiza umuntu, ariko hari nk'ibintu ziba ziri sensible, zifatiye ku rugo, zifatiye ku buzima, zifatiye ku bantu, mbega wanabyumva zasenya umuryango. Kuko kuri YouTube ntago uzo gukurikira. Ubu nabeshyana ngo abantu bankurikira koko. Ashobora kuba umuryango wawe, ashobora kuba ari uvuga. Mfite aba subscribers 11,000 birenga. Urambwira ngo nzu ari we. Rero wewe urimo umva ugashyiraho comment, ariko ikomeretsa ku buryo umuntu ayisobanuriye kuri YouTube byagutera ikibazo, ahubwo nkahitamo guceceka, kuko mba mbona neza ko namushyira muri danger. Rega ndakuze, kandi umwe bw'abera ntago gukomeretsa nubwo komora.
uruzi rero ntabwo ushubije kuri YouTube umenye ubwenge uce mu gikari ngira ibintu nkwibwirira kimwe nuko nari kuri rwa rubuga nakubwiraga harabona hasubiriza aho ngaho ko mbona ko inzozi ze byariska ahambwa ati genda musengere ati narose ndyamanye n'umukobwa mugenzi wanjye icyo kintu ntabwo ndi bukivuga hari ibyo mba numva nzi kandi icyo kintu ubundi muri make urose gutyo bisobanura akatuvuga ubutaha yego murakoze turagushimye data twese wari Imana y'amahoro turakunezere kuri umwami wacu uri gitangaza uri amahoro turagukunda waraduhamagaye uri umukiza wacu uri umurengezi wacu mwami mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo abantu bose barusinze umwami Imana ubatabara ubarengera ubahagararo kandi ubakize ubarinde icyago n'akaga kandi uhagarare no mu izina rya Yesu turagushimiye data dukomeze imbere y'ubwiza bwawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze cyane n'abandi bose bari badukurikiye nakoze